Rero guys, iyi ni Shyezo Trading. Uyu munsi reka turebere hamwe ubusesenguzi kuri gold cyangwa se XRUSD. So muri iki cyumweru nase muri uku kwezi ukwezi kwashize nuko twabibonye twari kuri nuza down trend, twari kuri ku moving down, twari kuri kumanuka. So nyuma kuza gusoreza kuri nuza kuri price y'ibihumbi bingahe, ibihumbi 4672. So ikintu twakwitega muri uko kwezi gukurikira ni iki gikurikira. Nkuko mubibona uko kwezi kwacu kwarafungutse, ukwezi kwa kane, ariko muri kubona ko nta ngufu nyinshi nyine gufite nyine ko atari kagira momentum nini cyane nyine. So turebe uko byagenze sasa ukwezi kwashize nkuko mubibona twaraje kandi movingamo ibintu byinshi cyane kugira ngo sobanuke izi position zose kandi ziri movingamo kugira ngo biza kumvikana neza. So nkuko mubibona ukwezi kwashize nyine ukuntu byagenze, baraje ku breaking down cyane ariko kugera ku 2249 gukora change of character nyine nuza isoko rihindukira icyerekezo. So ahangaha rero tujya kureba mu cyumweru cyashize uko byagenze. Nkuko mubibona icyumweru cyashize and movingamo ibintu byinshi kugira ngo tutaza gucanganyikirwa nyine kugira ngo mubibone neza. Mu byumweru bibiri byashize isoko ryagerageje kuzamuka nyine, ariko nkuko mubibona hari ahantu nyine hari bearish fair value gap nyine yatumye baje kuri testing. Nkuko mubibona isoko ryacu risitinze muri bearish fair value gap ariyo y'ingenzi cyane, ariyo strong resistance y'ingenzi cyane ugomba kwitaho cyane iki cyumweru cyose. Ikintu umuntu yakwitega sasa ahangaha nk'ubusanzwe bearish fair value gap turabizi ko ari ahantu abantu biteguriye kugira iki guseringa, hano haba ari manuza make sell position. So ku muntu wese ujya mu gufata trade ikintu yabanza, kuko nkuko mubibona ahangaha nababwiye ko byakoze change of character ariho yabereye ahangaha kuri 4280. So nk'umuntu agiye gukora icyo agiye guseringa, ikintu cya mbere cy'ibanza agomba kumenya, agomba paying attention kuri iyi bearish fair value gap. Niramuka idafailings icyumweru kigiye kuza, isoko ryacu dushaka kuzabana riri guseringa rijya down ahangaha ikaza ku breaking iyi lower ryakoze yindi. Gusa kugira ngo tumenye ko byahi breakings iki cyumweru turaza tujye mu munsi turena naho ukuntu bimeze mu munsi nyine. Iyi zone yacu ni strong niyo tugomba ku expecting. Iyi zone yacu nyine iri ahangaha, zone tugomba kurebaho cyane hari iyi ngiyi iri ahangaha, ari nayo ni gupaying attention cyane. Hakaza n'indi isoko ririho currently, isoko ryacu currently riri kuri iyi zone nayo y'ingenzi. Ahubwo ikintu umuntu aba yibaza no kwibaza ni fair value gap nyine iri buze gukora muri izi ngizi. Ahanga kugira ngo umenye fair value gap iri buze gukora muri izi ngizi, nkuko nababwiye ahanga turifashisha Fibonacci retracement tool. Iyi Fibonacci igufasha kumenya ese dufashe swing high na swing low yanga kuri drawing yacu tukayifata nyine, twareba position nziza yo kuguriramo cyangwa se yo guseringiramo. Ni ukuvuga ngo position nziza yo guseringiramo abarimo ngo premium na discount. So rero ahangaha ahantu ho kugiriraho kuri ho guseringira iyo zone rero nziza ugomba kumanza icyo ukayibona. Wifashishije iki? Kuyifashisha sasa rero igufasha kumenya ahantu uraseringira cyangwa se urabayingira heza nyine, zone nziza yo guseringira no kubayingiramo. Ubwanyu nkuko nababwiye ko turifashisha izi zone ebyiri, ya mbere ni ya kabiri, aho bishyira turamenya ni heza ho guseringira no kubayingira. Kugira ngo ubimenye wifashisha Fibonacci retracement. Rero Fibonacci retracement ndahita nyizana ahangaha mere kuri swing low. Kuva kugira ngo tubimenye neza ahangaha urazamura ibigomba kubi swing low agomba kuba ari 0.00, noneho swing high ari 100%. Noneho turebe muri za zone zacu ebyiri neza nimba uri kubireba izi zone zacu ebyiri ari 31.80 na n'iyindi ya 40 ingahe
ya 50 ya 50%. Ibi bishatse kuvuga iki? 50% urabona ikiyigeramo muri izo n'igitapingamo yahise ikora rejection ihambaye cyane, ikora sell amapips menshi cyane. Izo fomi kubwanye ko hano hari bullish fair value gap, urabona ko yayigize iki, yayiri rejectinze nyine. Bishatse kuvuga icyanga ishobora kunya nibura ikazamuka gake gatapinga muri izo n'akantu gatoya ikaza gupushinga down ikabona kumanuka. Kubwanye sell zone nziza yo guseringiramo next week ni iyi ngiyi, dufata short position ni ngiyi 60, then ukagira iki ugashyira stop loss nka hafi guki. Igitapinga kuri 60 dushobora kuzabona movement izigagira iki ikaza ku breakinga ya row yo hepfo, ya row yacu yo hepfo. Bivuze ngo izo niyo turaseringira byibuza guseringa gold neza yaba ari kuri price y'ibihumbi 4869. Ukangayira bakoze muri nuza muri zone nziza cyane, ukangayira bakoze muri zone ya sell, zone nziza cyane. Nkuko mubibona nyine murabona ko analyze isobanutse nyine tu. Ikintu cya mbere ni ugukora ikintu, ni ugukora patience nyine ukihangana tu. So impamvu iyi zone ari nziza cyane, iyo wifashe iyi Fibonacci retracement igufasha nyine kubona ahantu uraza kugira iki kugurishiriza byoroshye cyangwa se kubayingira byoroshye. Urabona iyi zone nyine iri very important iyi zone. So niho twaza guseringira none ikaza gupushinga ikiro aha ngaha. Ibindi dushatse twayikuramo kugira ngo umuntu abibone neza. Ubikuyemo neza urabona ko nyine zone ziri clear kabisa. Iza ko ibintu biri kugaragara bisobanutse neza. Stop loss igomba kuba iri niburi hagati aha ngaha kuri izi 4989. Gusa nyine abantu baba bafite stop loss gatoya bagarukira kuri 4963. Nyuma yo gutacinga kuri iyi zone izahita pushing down dukurikije Fibonacci retracement. So nakoze kubana natwe twari turi ku busesenguzi bwa gold buri kimwe nkuko bisanzwe tuzatubureba. Ciao mukomeze ukana subscribe.